uwo mukobwa arahari, ariko kandi burya muri za nyengo ziduteranyije niwe twagiriye isabukuru. Uyu munsi yujuje imyaka 12. Nibyo nari mbizi ko ni 12, ariko nubwo wenda mutaye mubibwiye abantu neza ikiyo 12 ivuze. Ndibuka ko Benigne abatizwa kandi babizi mu itorero ryacu tubatiza abana bari hejuru y'imyaka 12. Icyo gihe rero Benigne abatizwa. Uyu munsi wa none twizihiza isabukuru y'imyaka maze abatijwe hashize 12. Washyira ko yari afite avutse ikaba 24. Bivuze rero ngo niba Benigne yaba afite 12 uba akaba afite 12 abatijwe, ibaye 24. Ndumva rero mu by'ukuri nta kibazo cyaba kirimo. Turi mu isabukuru ya Benigne, hanyuma tugatanga n'icyifuzo cy'uko twamusaba, nta kibazo cyaba Kabera Innocent rwose amategeko ntabwo yatugonga aho ngaho. Oh my goodness, biramurenze ariko kandi niko bigenda. Ntabwo uburya ngo umukobwa utarira bari mu buzima ukagira Imana mureke umwana arire, nicyo gihe cyiwe. Yego bagufashe rwose, ni umwanya wawe, nta kibazo. Ati cheers ku buzima bwacu, amashimeshi mubashimire cyane. Ati ninjye kwakira, ntabwo ari agasuzuguro, ariko nzi neza ko ari jyewe waje usanga iwacu. Reka mwakize kubuki bwiza bukwiye umugabo nkawe. Nushaka umwongere Benigne, nushaka umwongere n'ukuri. Bano ukuntu Samuel atangiye gutoha, ahise asusuruka, kaya nk'inungambira yihaberega kuva yabaho. Ongera mwongere n'ukuri kw'Imana. Reka mubwize ukuri, burya sha umva nuko di urakoze cyane, uzakomeza umuhe akaramata. Samuel arabigenza atyo, mufate neza mu gihumbi. Aha atireka nkwakire neza, amashimeshi mushimire. Arabanza arashyira mu ijigo. Ongera umusomye this way, ongera umwongere n'ukuri. Areka burya Benigne nawe ntabwo yokeya ntabwo yayigotwa. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. kubera ko twabengutse umuryango kuva kera
aribwo twaje gusaba irembo, noneho tubagira tuti uyu muryango twabengutswe tukawukunda tugasanzwe tubana buriya kandi twaba tuzi ko babyiriye abakobwa, ntabwo twasabayo umugeni. Umwe mu basore bacu rero amaze kutubwira yuko yumva ageze igihe ahamye cyo kubaka urugo, abitubwiye tuti icecekere humura, dufite abageni aho tubakura, turabizi kwa Juvenal abageni bariyo. Maze rero barambwira bati uyu munsi wa none hagurukana n'aba bantu, iri sibo mugende mujye kwa Juvenal, mubatubwire ngo umuryango wa Andre ukize kuri byose, uranakomeye, ariko icyo babura ni umugeni, kandi barabizi murabafite. None ntabwo ngiye kurondogora bimwe bya gisaza, agira ngo mbabwire ngo umuryango wacu twazinduwe no kubasaba umugeni, twazinduwe no kubasaba umugeni, ngiye ikitugenza. Murakoze. Kabera, ndakumva. harya ayo mashyi urumva ko iyi jambo wasasiye bwa buki? Aha, usa naho wagira ngo nta cyizere wari wifitiye, ariko bigarutseho barayakongerera, byo nabyo uraza kubishimira. yego. Waje gusaba irembo utaragira n'umusore ushyitse, ariko kubera ko wabikoze mbere amaze gushyika, uza kuvuga ko ari aho wasabye irembo ngo ryinjire inka rigasohoka abageni. Yego. Icyo gihe se wari waje gusaba irembo ry'umugeni witwa nde? Wari uzi amazina ye, cyangwa uwo musore amaze gushyika agiye yakubwira amazina y'umugeni ashima? Icyo gihe naje mu muryango wa Juvenal tuje gusaba irembo ry'umugeni, ntabwo byari ngombwa ko tubaza ngo ni umugeni nde, ahubwo uyu munsi wa none wenda wambaza uti murasaba nde, byo namukubwira, ariko icyo gihe twasabaga irembo ry'umugeni. Urakoze cyane. Yego. Rero tugira abageni benshi. Yego, ndabizi. Hari n'abari mu Budage bagiye mu butumwa bw'akazi, urabizi. Ndabizi. Ariko uze kudufasha. Twakubwiye ko mu ngingo ziduteranyije nabanje kuzikubwira kugira ngo umenye aho wanzikira, kandi koko ntiwagiye kure yazo. Uze kunyemerera umbwire n'uwo mugeni uje gusaba uwo ari we. Urakoze cyane. Ubwo mbega bya ntegereje mbere yuko mubanza kumbwira niba munyemereye ko rwose tumusaba, none ubwo mwatangiye kumbwira muti se ninde musaba, abageni bo ndabizi ko mubafite ni benshi, ariko Imana iriyo Kiza Benigne ni umwe mu bari mufite, dusanzwe tubizi ko aba hano muri uyu muryango, uwo niwe dusaba uyu munsi wa none. Nari nikusobanura rero mbere naje nsaba irembo ry'umugeni, umugeni nasabiraga irembo ni umugeni nyine, ni na mpamvu namwe mwambwiye muti ntabwo twimana irembo ry'umugeni, ariko uyu munsi wa none naje kubasobanurira yuko umugeni twasabiraga irembo, uyu munsi wa none dusaba Imana iriyo Kiza Benigne. Murakoze. Imana iriyo Kiza Benigne niwe waje gusaba. Yego. Ntabwo naguhakanira mvuge ko atari mu bana dufite muri uyu muryango w'abakobwa, ariko nakubwiye ko mu ngingo ziduteranyije harimo n'umunsi ngarukamwaka w'umwe mu bana tugira muri uyu muryango. Uwo mukobwa arahari, ariko kandi burya muri za ngingo ziduteranyije niwe twagiriye isabukuru. Uyu munsi yujuje imyaka 12, kandi rwose Kabera Innocent ubizi cyane, burya turi no ku ishuri uko byasaga ari ubizi. Urabona iburyo bwanjye uyitwa Maître Ndahayo, azi cyane, azi gusobanura, aranagufasha kugira ngo bisobanukirwe unabyumve icyo amategeko ya Repubulika y'u Rwanda yemeza kugira ngo umugeni abashe gusezerana. Maître Ndahayo, unyemerere musobanurire abageni dutanga imyaka babujuje. Muraho. Uraho neza. Mwakoze kugana umuryango wacu. Yego.
ariko nk'uko babivuze mwaje musaba irembo, burya irembo ntirigira imyaka, upfa kuba wizeye. yego. None se kuje mbere y'igihe, mbere nyuremera kuzamutegereza kugeza ku myaka iteganwa n'amategeko, kuko hagize igikorwa mbere y'ibyo amategeko arabihanira, cyangwa se wihangane, dufite abakobwa benshi tuguhe abandi bagejeje ku myaka iteganwa n'amategeko. Hari icyo bigutwaye? Reka nkubwire rero, ibyo muvuga byose ndimo ndabyumva, kandi nababwiye ngo turabaturanyi. Amategeko agenga umurenge wa Shyogwe n'agenga umurenge wa Nyamabuye niyo agenga igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo nayaca kure, nta nubwo nayirengagiza, nta nubwo nayakandagira. Kandi izi ko hano mu rugo kwa Juvenal nta birori mujya mugira ngo mureke kuntumira. Umuryango wacu ntimushobora kutawutumira, byose dusanzwe tubisangira. Nshimye ko muvuze muti ni isabukuru y'imyaka 12 Beninye murimo kumwiziriza. Nibyo naye mbizi ko ni 12, ariko nubwo wenda mutaye mubibwiye abantu neza ikiyo 12 ivuze. Ndibuka ko Beninye abatizwa kandi urabizi mu itorero ryacu tubatiza abana bari hejuru y'imyaka 12. Icyo gihe rero Beninye abatizwa. Uyu munsi wa none twizihiza isabukuru y'imyaka maze abatijwe hashize 12. Washyira ko yari afite avutse ikaba 24. Bivuze rero ngo niba Beninye yaba afite 12 uba akaba afite 12 abatijwe, ibaye 24. Ndumva rero mu by'ukuri nta kibazo cyaba kirimo. Turi mu isabukuru ya Beninye, hanyuma tugatanga n'icyifuzo cy'uko twamusaba, nta kibazo cyaba. Kabera Innocent rwose amategeko ntabwo yatugonga aho ngaho. Twamwe ku ishuri ruri no muhanga, no mu gihe cyatambutse twigeze tugira abakarani ba komine. Burya gihe bari banariho twadufitemo ababirigi, uretse no kuba Beninye agize 24, twadufitemo ababirigi bandikaga burya nabo urubirigi, aribyo usanga bigenda bigaruka abantu kuri ubu. Ariko nyine koko ibyo uvuze niko kuri, ababirigi nabicyo gihe bandikaga urubirigi, bakava iburyo bajya ibumoso, aho kuva ibumoso bajya iburyo. Yego. 20 rero n'umwe amategeko y'u Rwanda metere arabyemera koko. Burya nawe wari uhari umaze gukura koko, nibyo koko. Ntabwo ndageze cyo kwibagirwa vare. Beninye rero arahari, yuje niyo myaka. Yego. Ariko burya nge namukwemerera nta kindi nabikoraho. Nta nundi bakomeje rwose kugutega yombi muri uyu muryango wa Juvenal. Yego. Ariko ndabizi hano mu muryango wa Juvenal nta muntu n'umwe wansubiza inyuma, kuko mwese ndabareba ngasanga muri abacu dusanzwe tubanya. Niyo mpamvu numva rero nisanzuye nkisanga, nkavuga ngo umuryango wacu mu by'ukuri Rutikangandire tunejejwe cyane. Mbega turisanzuye kuza hano muri uyu muryango, tukumva tunejejwe no kugira ngo tuze gusaba umugeni. Maze rero nta nubwo ndi bujye muri byinshi, ahubwo ari ukuvuga ngo umugeni twasabaga nababwiraga n'unguwo Maniriyo Kiza Beninye. Ariko mu by'ukuri nikize nababwira ngo turi mu gitaramo, hari umwe mu basore bacu watubwiye ko yumva akwiye kuva mu Ngaramakirambi, ari nabwo twamubaza tuti se tubigenze gute? Ati ndumva nshaka kubaka urugo. Turambwira ati ntugire ubwoba rero, humura, dufite ababanyi, dufite inshuti zacu, dufite abantu tumaranye iminsi turi kumwe. Aribwo rero twazaga muri uyu muryango kubera ko twe kuva kera. Umwana wacu rero ni umwana dukunda cyane, nawe nk'uko Kiza nawe tumukunda. Ni umwana ku babyeyi, ariko ubungira ngo ni umusore. Ni umwana ku babyeyi, ubundi ni umusore nyine ukeneye kubaka urugo. Ni umwana ku babyeyi.
ninkubwira izina rye rero urasanga ari byiza koko. Hari umugabo umwe tujya twumva muri Bibiliya bajya batubwira ngo yumvise ijwi rimuhamagara, noneho ngo yumvise ijwi rimuhamagara barongera bamubwira ati ko ryamuhamagara agahaguruka akitaba agashaka akabura umuhamagaye. Nibwo yongera agarukaza abwira umubyeyi ati se ko mugumya kumva ijwi. Baraje bamubwira bati niwongera kuryumva uvuye ngo ndi hano mwami vuga ndumva. Hanyuma rero nagira ngo mbabwire ngo natwe umwana wo mu muryango wacu turimo dusabira umugeni yitwa Irantangaje Samuel. Irantangaje Samuel. Yego. Ni Imana rero ibidutangaje iyo tubonye ibyiza nk'ibi, tukabona ubukwe bw'abana bugenda buza, tukabona imiryango nk'ubu yateranye. Irantangaje Samuel rero uje gusabira uwo mugeni. Bityo rero nkavuga ngo yemerera gatoya. Yego ndakumva. Irantangaje Samuel uje gusabira umugeni. Yego. Uzi ko twahoranye hariya ku ishuri ndetse waturukaga mu Ruhengeri rw'Ibihunge nanjye ngaturuka i Buganza tugahura ku mashuri, ariko Irantangaje Samuel wasanga arajyaga kuvoma agatinda, cyangwa se yahora nabo kuri wa musozi bahana imbibi n'imigenderano ntibise neza cyane ko njye nawe tutari duhari. Wanyemereye nkabaza masenge wasigaraga mu rugo akatwemera ko Irantangaje Samuel yaba muzi ko nta kibazo Beninya aramutse amubereye umugeni nk'uko uri kubivuga, ubundi ibindi ukaza gukomeza. Nta kibazo na kimwe dufite muri uriya muryango, uwo musore turamuzi. Murakoze. Ngaho wakomeza rwose, nabundi tutaza kwikomanga mu gatuza kandi ba masenge igihe tutari duhara ari uko babibonye. Bari karame ndabumva. Sugira ngo uragira ngo nkomereze heye ahubwo nteze yombi. Ntiwampa umwanzuro w'umuryango ku cyifuzo natanze cy'umuryango wa Andre. Nakubwiye nti mu by'ukuri umuryango wacu twahagurutse tuje mu muryango wa Juvenal, tuje gusaba umugeni, kandi umugeni dusaba Imana iriyo Kiza Benigne, hanyuma umusore dusabira ni Irantangaje Samuel. Nagira ngo mumbwire icyo mubitekereza. Murakoze. Urakoze cyane, nakubwiye ko umaze gukura ntago nakubaza ngo nawe wisabira, ahubwo komeza n'ibisabwa kuko nabonye ko kuze ntago waba wisabira kirazira. Iyo ubajije nyirasenge wa Benigne akagira ati pito, nyirasenge w'umwana akagira ati nta kibazo dufite kuri uriya muryango, mbembe nkeneye nawe kumva ijambo riva mu kanwa kawe kuko buriya ntabwo ndaryumva, kandi ijambo rirarema ntabwo ndaryumva. Buriya rero urambwiye ni nkomeze, ese nkomeze ngende? Kabera Inosa ndakumva. Wampaye ubuki bw'intwererano, uti mfite ubutumwa kandi nakuye kwa Andere. Ubutumwa urabuzana turabwakira, twumva n'iryo jambo ryiza ry'uko usaba uwo mugeni, ndetse na nyirasenge bivuga neza turi muryango ntacyo dupfa. None ubu buki uduhaye nibwo ujya ukoresha iyo urimo usaba, kandi nzi ko imisozi yacu irebana. Warivugiyeho ijambo rwose ry'ubutumwa wahawe, kandi ngusubije na nyirasenge abisubiza neza cyane, ariko kuri ko uwo mugeni ahari. Aho ntiriba nka ryabuye rimwe ngo ryice inyoni ebyiri. Oya,
oya none se ko numvise bakwemereye umugeni ntago bahari. bamunyemereye kuko ntago ndaryumva iryo jambo nicyo ndimo gusaba waje usaba ijambo ryo gusaba umugeni nicyo ngicyo ndimo nsaba ahubwo uryo muvuze waje uvuga uti bampaye ijambo urarivuga barakubwira ati umugeni arahari Yego. n'abanyirasenge bati ntitumwimu uriya muryango ntitwawima umugeni aha ahubwo se kuki nagize ngo wagombye kuba uri gusaba ahubwo ubu wowe ndumva iryo uvuze ahubwo niryo nashakaga niryo nashaka niyo nari ntegereje ngo mumbwiye muti turamukwemereye naho se ko yagumye kumbwira ati ariko umugeni arahari ariko se niba hari mwamunyemereye ni umukobwa Imana iho umugisha rero ni umukobwa Imana iho umugisha ndetse ibihugu by'abaturanyi hari uzumva bavuga ngo nibazirete bazizane n'andi nkayo yego nuko ni umukobwa rero bari karame ndabumva ndagira ngo rero mu by'ukuri umuryango wacu ntabwo ari bashimira mu iriro ahubwo umuryango wa Andre umuntu wese uduhaye turamushimira noneho by'umwihariko umuryango wa Juvenal muduhaye umugeni turabashimiye iyi ni intango y'ubuki yo kugira ngo tubashimire yuko mutwemereye umugeni yuko twamubemereye mutwemereye ntabwo twamuguhaye ntacyo no kumuduha muzamuduha ibyo icyambere cyawe ko mutwemerera hanyuma rero ndumva icyakurikiraho ni uko nabashyikiriza n'ibyangombwa biza mbere y'inkwano kuko nzi ko umuryango wanyu ndabizi dusanganywe ntabwo abakobwa banyu ari inkuri ndagira ngo munkundire mbashyikirize rero hano mpafite isuka ya mbogo yitwa mbogo na ruyumbo iyi ni mbogo na ruyumbo niyo kugira ngo mbashyikirize bwa mbere yego muyinyakirire yiteye kwakirire ndabona iriho n'ikirango ikirango iki ni ikirango kigaragara ko ari isake kandi isake ni ikimenyetso kivuga ngo umuseke uratambitse burakeye ni mubyuke tujye ku murimo hakiri kare nk'ibyo aho bishaka uraza kuyihuza n'izo mu gakiza no gushimisha kugira ngo bigende neza iyi ngiyi yego iyi ngiyi rero nayo bayita cyose cyogera inka cyose cyogera inka nayo muyinyakirire nabonaga zifite ikimenyetso gisa ese mubahaye ubafasha muheze ubafasha hanyuma nawe munyakirire ndabona rwose uko byasa kose ariyo munyakirire hano mpafite iki ni igikoresho dukoresha turimo twahira ubwatsi bw'inka bamwe bavuga ngo ni imashini ikata ubwatsi yego abandi bakavuga ngo ni igikoresho cyangwa se bamwe bakavuga ngo ni nyanjoro aya ni ntajoro mu kinyarwanda ntajoro bivuze ngo ndumva namwe mubimenyereye murabizi igikoresho cyawe se ntabwo cyanduranya ubuso bwandura bwo wabona bari nta bwandu buriho ntabonaga ari nk'ikibazo ariko ubanza ari igisubizo koko ikibazo gutya ongera iyo bimeze gutya zibona atari igisubizo ibisubizo turabizi ko ari ibisubizo gusa ntabwo twazana ibibazo tuzana n'ibisubizo ntajoro igihe cyose iki gikoresho kirakoreshwa turabizi ko kwa Juvenal muri abatunzi kandi musanzwe mwuhira ntabwo rero zo mwuhira tugaye ibibumbiro byanyu amariba yanyu turayazi iki ni ikibumbiro ariko tuzanye ikindi iki ni ikindi kibumbiro tuzanye kigira kiti tukagira tuti rero hari igihe bishobora kuba ngombwa ko zagisha iki ngiki kubera ko kigendanwa niyo mpamvu tukibazaniye ndabizi n'ubundi mwagishizaga ku marangara ya ruguru natwe tukagisha mu marangara y'epfo yego iki ni ikibumbiro cyiza ndabona ari gisirimu
ntabwo ari icya Akaba kijyambere ariko nakiriye. rero n'ubundi ni gusa ni ikibumbiro gikurungiye neza urabibona twakibonye ni cyiza kandi ntabwo nawe urabyumva ko ikibumbiro ntabwo zizakinyweramo zitadahiriwe. Akira sha akira. Eko. Ubu rero ngewe nawe urabizi ko duheruka mu iriba kera ariko hano hari abasore bagifite agatege. Gaho. Dore jyana n'uriya muhereze umwereke ko iwacu tudahira. Abona bibaye badahira. Utyo uti hasi n'umusenyi hajuru n'amazi. Hasi aba ari umusenyi hejuru ari umunyu. Aha. Inka zanyu rero n'inka zacu nuko muhereze. Aha. Reka akakwishyura. Otyo murakoze cyane. Ni mu nyakire rero icyo ni ikibumbiro. Hanyuma rero nkagira nti mu by'ukuri nk'uko nari mbivuze inka zijya mu zindi kandi abizi ko umuryango wa Juvenal muratunze ariko ntabwo bibuza ko natwe twakongeye inka mu zindi cyane ko ubonye umugeni nabivuze ngitangira kwinjira muri uyu muryango dusaba irembo twasaba irembo rigasohoka umugeni ku nka ndagira ngo mbabwire ko umuryango wanjye rero natwe turikwije kandi turatunze hanyuma icyo dusabwa ni ukudukosha nta kindi. Ntabwo iwanyu mworoye muratunze. Turatunze. Yego. Reka nze rero ndebe niba koko iwanyu ibyo mubyujuje. Turakosheje inyana nziza 8 zikwiriye umugeni wacu twabemereye. Murakoze. Inyana nziza ongera ngo ziraye imfizi mu marembe. Yego. Murakoze cyane muryango wa Juvenal munshimirire Kabera Innocent kuko inkwano twamusabye ko umukobwa wacu arazikwije. Kabera urabona ko metre wamushimira hamuryaga kubutse yo kureba koko kwizo nkwano izo nka wazanye zikwiye umugeni waje utsaba kawumukoye rero aje gw'igisubizo cyuko yabonye izo nyana 8 zirara nka muhimbe ko kasanze arizo abihamye ubundi bindi ndakubaza mu kanya igikurikira. Ikiba kigenderwaho gikomeye kurusha ibindi no kureba niba zambaye amaherena kugira ngo atagira izivangamo tukazaziburira ubusobanuro ariko dusanze nta kibazo gihari. Murakoze. Murakoze cyane. Iyo metre yabirebye kandi akabirebana ubushishozi ngira ngo akabishima umuryango wose ubishimye nanjye reka nsaba umuryango mwese mwongeye mutanga amashyi dushime umuryango ndumva rero sinzi niba hari ikindi wenda mwambaza. Icyo nkubaza ntago ari ikigoye. Yego. Waje gusabira umugeni Samuel. Naje gusabira umugeni Samuel. Samuel se ujya umugendana uba musize mu rugo ngo ugende umubwire ko umugeni bamuguhaye. Buriya ngendana na telefone niyo ya ngombwa kandi n'ikemura byose. Ubaye rero umukeneye hafi ntabwo ari kure cyane nanjye nahita mu telefone nta kindi. No gutelefone iyo niyo ngendana ariko nako Samuel namugendana. Ntabwo yicara mu gitaramo cy'abakozi. Ubaye umukeneye kaza mu gitaramo hano no kuyikoraho gusa nkamuhamagara. Hari abahungu burya bakunda kuba bari kumwe nawe mu burungano rwe. Ejo bundi yaranshikije. Arambwira ati mubwire musaza ati buriya rero ubwo ndeba ubu hari abahungu tubana hano
atari kumaze iminsi ndimo mbakata imbere nkongera nkabikata imbere ati nkabwira ngo wengeye kubasiga mu busore. Yego. Noneho ndamubwira reka nkubwire umunsi nzagutumaho ntuzabasike uzabazane uze witakume witambe bakubone hanyuma unabasigira urufunguzo rw'ubusore nabo bazongere bagiye bate bari abandi barusigira. Reka nkoreho ku rusinga wumve aho gerageza. mwambwiriye Samuel ko tumukeneye hano mu gitaramo. ko mbonye uturutse hariya nta bahungu mbonye barimo baturuka mu marembo hariya. Uwo ni umwe muri ba bahungu bagendana na Samuel se? Ntabwo mbonye cyane niwe witegereza ukareba. Uyu nguyu umusore mbonye aturuka muri ziriya nzira kandi mbona mu by'ukuri kugira ngo aramuzi. Nzi ko ndamuzi. Ntimwamenyera Samuel aho yabarira ko mukeneye mu gitaramo hano mumumbwirire sha mu bahungu mubanguke mwihuta. Ako sasanzwe akumvira. Ego mana. Ese ubundi wewe wumvise ibyo navugaga? Nzi ko burya navugaga bukeya naho wanyumvise. Nabwiraga Samuel bari kumwe na Samuel ngo bamumbwire ko mushaka naho nawe wabyumvise. Telefone nayo we irantengo rimwe na rimwe ariko rero ntacyo. Yari muri hope rero nicyo kibazo. Aba bahungu rero buriya barimo batangiye kwitambwa hano. Wabonye abangaba rero abandi babandi Samuel amaze iminsi yimabwira ngo ngashaka ngiye kubasigasha. Kandi muze mukomeze mwigiye ubwo ababyeyi bahamagaza abasore ariko by'umwihariko bagaragiye Samuel. Reka mbasaba kugira ngo bakomeze batambuke neza. Reka nongere nsabe Samuel umubyeyi Innocent yamuberetse ariko reka nongere nsabe Samuel atera intambwe ebyiri ajya imbere arambura ibiganza bye twese tumukomere amashyi menshi n'impundu ku miryango ku mpande zose. Ruhimbi kabanyana kabakobwa reka yemwe bakobwa namwe bahungu abarika mbere nimurangurura amajwi y'urwunge baramujyanye bwiza buzirina nge nkomeze se reka turindire gato turebe. Reka mumpamagare wa mwari wizurumwaga n'umwanda ni Beninye atambuke neza aho ababyeyi baganje maze mu gitaramo cyiza nk'iki tumwakirize yombi tumwakirane yombi tumunezererwe kuko ni uduteranirije hano. Urukundo Imana yamugabiye rwashoreye imizi mu mutima wa Samuel maze uyu munsi Samuel atera intambwe umuryango umurangaza imbere maze baza kumusaba umuryango wabyemeye. Nimubwire uwo mwari wizurumwaga n'umwanda atambuke maze nkunde ntange ndabukuru bashiki banjye beza bamwakirana amajwi meza namwe abishima muze kwakiriza amashyi twese turirimbane twishimye tumuririmbe bimunyure tuvuge ikiranga kwezi cyicaro cy'abakobwa mwari utagira umwaka
umwangavu wariboye umutoni wa twese uwise kwisana se mubiri wanzika utarushisigiye izire musa ni wabo data mubyeyi kandi we dukesha uburere bukura nguyu wa mwari uzira umwaga n'umwanda yampinga idatemba idatengurwa n'imivu wa muhandwa mboni wa mwizihira ruhiye n'umwe mwantumye ni kabanyana k'abakobwa akavuga ko ni k'abakobwa kandi gatakara ni gataha mubyeyi garisha uganze dore uraganze wa mwari we ni kabanyana k'abakobwa yamuka umwanya Beni meze neza udusanze mu gitaramo hano ariko kandi ni igitaramo twagizemo abashyitsi kandi beza baje bayobowe n'uriya musaza ubona usa n'uruta abandi ubwiza n'ubukaka imbaraga ndetse n'ibigango yitwa Kabera Innocent uramuzi yaje rero nkoje gusaba nk'umukobwa ndetse tumusaba byose bikenerwa mu muryango ndagusabira umusore afite witwa Samuel uramuzi yego ndamuzi yego ubu rero hano mu muryango w'iwacu kwa data bamaze kwakira ibyo byose twagutanze birakunejeje kuba twagutanze ubwo se ka byamunejeje ahubwo se uzajya ugaruka kongera kudusura utuganiriza ariko wongere ugende yego ntacyo rero azajya agaruka gusura barumuna be ubu rero byose bisabwa twabyakiriye ubu ngubu Innocent yagutsindiye ngo bimenye ko uri mu gitaramo ariko uyu munsi Innocent muri bujyane kuko bavuze ko ugomba kumubera umugore akakubera umugabo kandi urakoze ibyo urabyiteguye reka uriya musaza waza adufashe ndabona hari abacunze umutekano wawe nanjye ngiye kuba n'isomero buki hariya kora akazi kawe umwana nanjye kuba n'isomero bwa buki Innocent yanzaniye urakoze cyane data umubyeyi Innocent nawe aratambuka neza kwegera kugira ngo umwereke uwo yaje gusaba yegera hino nakubwiye nti mu by'ukuri naza atari icyiza kubivugaho nabonaga Innocent ahengamye wambwiye uti nkeneye kuramutsa Samuel nawe nabwo nkeneye kuramutsa Benenye banza nawe utangiye kugira amazinda ya gisaza ngaho muramutse nawe utangiye kugira amazinda ntangiye kugukurikira mu myaka ntangiye kunkurikira mu myaka nakumvise Benenye muraho neza muraho umukobwa mwiza Yesu nashimwe Yesu nashimwe wumvise amagambo meza umubyeyi yakubwiye nk'uko yabikubwiye nazindutse mu muryango ariko narinjiye gusaba umugeni kandi nta wundi mugeni nasabaga ni wowe Imana yariyo kiza Benenye kandi bakumpaye urugo rwabo harimo impeta itagira itandukaniro nk'igisobanuro cy'urukundo rutagira umupaka Samuel atendekanye kwambikira imbere y'abantu aho bose babireba Samuel arayimwambika mu ntoki nziza arayimwambitse imugezemo arayimanuye igezemo rimwe kabiri gatatu yayamashyi menshi cyane wongera umuhobere cyane Samuel uti mwambishe impeta itagira itandukaniro nk'igisobanuro cy'urukundo nzagukunda akaramata mu buzima bwawe urakoze cyane
Samuel ariko Samuel acyafite ururabo rwiza ati uru rurabo naruteguriye umukunzi wanjye reka nduguhera imbere y'ababyeyi inshuti n'abavandimwe arwakire neza mufata ifoto y'urwibutso Sam ndabizi uzi gutanga care my friend bikore mu buryo romantic reka mufata ifoto y'urwibutso rero kugira ngo birusheho kuba byiza nuko this way hari n'umuntu ufite impano yindi Samuel yateguriye guha Benigne mu mwanya nk'uyu umuntu ufite impano ya Samuel nayimushyikirize ya mpano nziza Samuel yateguriye Benigne Marene wawe agufashe urwo rurabo Marene agufashe urwo rurabo yego aha Samuel yego aha aho ngaho rwose hanyuma rero Samuel uyishyikirize umukunzi wawe Benigne iyo mpano nziza wamuteguriye ati mukunzi wanjye iyi mpano isobanuye byinshi nzaguha ubuzima bwanjye bwose ati merci beaucoup uwo ni Samuel maze iyo mpano bayigufashe rero Benigne nawe aravuga ati mukunzi wanjye Samuel ntabwo wampa ibyiza nk'ibi ngo ntange nkurangarane ahubwo nanjye reka nguhe impano uyu mwanya ngushimire imbere y'ababyeyi inshuti n'abavandimwe Benigne rero arahereza Samuel impano nziza yamuteguriye aha yego bafata ifoto y'urwibutso yego urakoze cyane ifoto nziza cyane rwose Benigne amwenyura Samuel nawe ari uko ndizere ko iyi foto ari imwe mu zizashyirwa ahagaragara kugira ngo abazabasura mu rugo bajye bavuga bati wow byari byiza merci beaucoup Samuel n'umukunzi wa Benigne ababyeyi rero bibarutse Benigne Samuel arashaka kubashimira akanabaha impano nk'ikimenyetso cy'ubutsinzi mwabaye intangarugero ababyeyi bibarutse Benigne ababyeyi ba Benigne batambuka bakegera hano hose ababyeyi ba Benigne batambuke neza ku majwi meza cyane agabanijemo gakeya direction kuri sound itari hejuru cyane ariko yumvikana murakoze cyane kuri background y'ubwenge murabasirimu cyane ababyeyi mwibarutse Benigne mu cyuhura babagomba nimutambuke neza mwegere hariya aho twese tubahanze imboni ni ukuri muracyatambuka nkabona urukundo rurashashagirana Imana yarakoze yarema dore uburere batoje umwana wabo Benigne nabo baracyafite urukundo dore bafatanya agatoki ku kandi wagira ni inkumi Imana ibaha umugisha mubaha amashyi menshi mubashimira ni ukuri buryo udashimira ntabwo abanyuzwa ariko aba babyeyi Imana ibaha uburame kandi bakomeze barambire kubona ibyiza yes yego reka habanze rero papa we ajye hagati yanyu papa wa Benigne ajye hagati yanyu mama bahagaze ku ruhande gatoya kugira ngo Samuel abanze aramburira ibiganza bye kumushimira mama wa Benigne yegere ku ruhande gato best man mwereka hagarare yego byiza cyane reka bamushyikirize iyo ngofero nk'ikimenyetso cy'ubutsinzi Samuel iyo ngofero ifata mu biganza byawe byombi maze uyambika uwo mubyeyi ati mubyeyi ndagushimira ko wibarutse Benigne ukamuhaza uburere n'ubupfura none nkaba naramushimye kugira ngo nanjye imbaraga z'ubusore namugeneye azazikomeze no mu busaza bwanjye nanjye nzagiraho rirenga nkimeze nkamwe amashyi menshi mushimire iyi ngofero ati mubyeyi dore ugeze mu zabukuru uruhara rwawe ruzazireme imirasire y'izuba n'imvura nigwa ntizakugere mu ruhara ati iyi nkoni y'ubutsinzi amashyi menshi ati ndayiguhaye nunagera ahataringaniye ntuzatsikire mumushimire Samuel Samuel ni umusirimu cyane ati ndagushimiye cyane papa Samuel papa Benigne umukwe wanyu Samuel arabishimiye cyane kandi abari hano bose barakunezerewe ukomeze urambire kubona ibyiza mubyeyi Imana izaguhaza uburame mama wa Benigne nawe aratambuka neza ajya hagati yanyu aho twese tumuhanze imboni yo karamba ati niho mwiza nyina w'umuntu Samuel barakugezaho igiseke cyiza wateguriye umubyeyi ati mubyeyi warakoze kwibaruka Samuel Benigne ati Imana reka nyikugendereye kuri uyu munsi wishimwe rigukwiye yakazanye ibirenze icyo giseke cyiza ariko byinshi azabibagezaho ni umusore uzi icyo umuryango usobanuye mwarakoze guha uburere n'ubupfura Benigne Imana ibaha umugisha cyane mubyeyi mutambuke neza mujye mu cyicaro mutambuke neza reka bamufashe reka bose abanze bajye bafata
mufata ifoto y'urwibutso. nyina w'umuntu nawe bawanjye niwe mwiza nyina w'umuntu nyina w'umuntu Abaririmbyi b'abahanga bati nyina w'umuntu niwe mwiza. Ati burya urarwara wakaremba, ababyeyi barabyumva neza. Ufata ifoto y'urwibutso hanyuma ababyeyi bajye mu byicaro byiza. Manura gake giseke. Yego urakoze. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ati mwana wanjye kandi mwana wacu turakunezerewe. Umusaza aracyashimira imba mutima zibwabwaturisha. Imana ibahaza uburame, nimujye mu byicaro byiza kandi icyubahiro. Mwarakoze, Imana iho mugisha, murabyara kandi muraheka. Icyubahiro kibi cy'Imana, ariko natwe abantu tubashimire cyane ko mwabaye intangarugero. Merci beaucoup. Benigne ni iby'agaciro cyane ko n'ababyeyi bakuri iruhande baguhagaze iruhande. Reka se ababyeyi ku ruhande rwa Sam nabo batambuke neza begera hari imbere, tubashimire cyane nabo. Bari tayari, bariteguye, mutambuke neza rwose. N'ababyeyi nabo babasirimu cyane, abanze papa ariko babanze banabahobere disi, abanze babahobere. Ibyishimo ni byinshi, Samuel aranezerewe, amashyi menshi. Ntabwo njya nsabiriza amashyi jyewe nka MC, ahubwo iyo mubona byiza mubiha amashyi mukabyishimira. Ati umubyeyi aravuga ati felicitation, aracyari muto n'umusirimu azanye igifaransa ashaka. Ati urakaza neza mukazana wacu. Papa rero umubyeyi kandi mwiza, reka bakugezaho iyo ngofero yihereza Benigne. Benigne nawe arayihereza Samuel. Benigne mucyoro ugomba, umubyeyi ntabwo wamukora mu ruhara kirazira n'uruhanga aterekanye kugere, ariko icyoro cyawe gikure mu cyambiko umubyeyi wakwibarutse, kuko niwe namenye maze namenyesha umuryango. Amashyi menshi mubashimire cyane. Yari umugabo kura ise yuzura sha ibiro bibaye 200 no kuri kw'Imana, mumushimire cyane. Benigne rero iyo nkoni y'ubutware kandi y'ubupfura ufatanye na Samuel muyimushyikirize. Ati turagushimira cyane Benigne, aragushimira cyane umubyeyi ko wabaye hafi ya Samuel kuva mu buto bwe kugera n'ubu. Imana iguhaze uburame mubyeyi, kandi nawe uranezerewe, turabibona twese. Baravugana akari ku mutima kasasikaye ku munwa, yambaye neza cyane. Ntubona ko ayihengetse bigacamo. Aravuga ati nanjye reka nikoreye ntambavu, ubu ni nanjye mbaha impano bana bacu, kandi twishimiye intambwe muteye. Umubyeyi wawe Samuel ati bafitiye nanjye ubutumwa bukomeye. Umunsi nuca ikibu muze gutuza maze muze guteramo akajisho, ibyiza bikomeze bisimburane n'ibindi. Amashyi menshi tubashimire cyane. nyina w'umuntu nawe bawanjye. Umubyeyi rero wa Samuel yamaze kwasesekara, aramuhobera cyane ati mwana urakoze kuduhesha ishema nk'umuryango. Amashyi menshi ni ukuri, ubundi ashimira ibi bintu yaba ari ndashima. Ati nasaba ko turashatse. Ati Benigne ati reka mubyeyi mutege mushyikirize impano. Benigne aravuga ati nayiteguye igihe kinini, maze mubyeyi wizihirwe no kuba warahetse ugaheka imfura y'u Rwanda nka Samuel. Nanjye nkaba naramweguriye urukundo rwanjye rwose, ariko Mana barahoberana nk'abaziranye. Nimubishimire, ni ukuri kw'Imana abantu bararyohewe, kandi Imana nibahaza uburame. Mwarakoze cyane kuba intangarugero. Mama Samuel aravuga ati bana bacu nanjye mbafitiye ubutumwa bukomeye. Ati reka mageze y'impano mu kanya nkaka. Murakoze cyane, niyo foto nziza izahore ku rusika rw'umutima wanyu. Reka muhagare mwembi mufate ifoto rwibutso n'abana banyu, maze dukomeze tunezerwe. nyina w'umuntu nyina w'umuntu niwe mwiza. nyina w'umuntu nyina w'umuntu. Uwo ni umwana bibarutse, baraza gukurikirwa na mama Dylan. Mama Diane na famiye. Benigne arabanezerewe n'ukuri, niyo mpamvu wumva umutima uri gutera uko bidasanzwe, ariko aranezerewe hagati aho. Oh my goodness, biramurenze, ariko kandi niko bigenda. Ntabwo uburya ngo umukobwa utarira bari kumuzima akagira Imana. Mureke umwana arire,
nicyo gihe cyiwe. Yego bagufashe rwose, ni umwanya wawe, nta kibazo, ntabwo biduteye ipfunwe, turakunezerewe. Benigne notre sœur, Imana ibahe umugisha cyane. Samuel ashaka kubashimira na Benigne, bose bafashe bafata ifoto y'urwibutso. Ni igihe cy'amarangamutima, ntihagire umuntu ubyinubira, ahubwo ni umugisha cyane. Samuel, ufite umukoro ukomeye wo kuzirinda kubabaza umukunzi wawe, kuko akantu kose keza uzakora azarira, n'akabu uzakora ashobora kurira, uzabyitondere. Duhagaze hano dushima Imana nk'umuryango Mama Samuel. Mu rugamba rwari rukomeye cyane, Imana yamubaye hafi. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ubwo umutware wiwe yamaraga gutabaruka, Samuel yari afite imyaka 10. Oh Lord. Yihanganiye ibyo birushya n'utwo twana 4. Imana yaramufashije kandi nawe abintwari. Iyi mpano rero ni y'umuryango wamugeneye kubw'ubutwari yagize abandi batajya bashobora. Mama Samuel rero iyo mpano yakire, kandi nk'umuryango tubikuye ku mutima ko tuzakomeza kuba bugufi. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Amen. Oh, haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Dushima Imana, dushima Imana, dushima Imana. Amen. Barakoze cyane n'ukuri. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya. Utambuke neza. Mama Aurore, utambuke neza kuri byicaro baguteguriye, maze bagushimire by'umwihariko. Niwe mwiza nyina w'umuntu, niwe mwiza nyina w'umuntu, n'umuti wa byambi. Niwe mwiza muntu, dore ararwara nawe akaremba. Niwe mwiza. Umubyeyi Mama Aurore, Benigne yifuje gushimira cyane, ati uri umubyeyi w'indashyikirwa kandi usobanuye byinshi birenze ibyo navugisha umunwa wanjye. Uwiteka we utanga byose ku buntu bwe, aguhundagazeho umugisha, wambikwa ikamba rigukwiye, maze ubu n'iteka ryose uzahorana uruhanga rw'uruhehemure, umutima uzahora usendera ibyishimo. Ndakureba mu maso nkabona imbabazi, maze Benigne abitekereza umutima ukuzura ibyishimo, maze nkabona uko mbareba ndanezerewe. Mama Aurore, wumve ko Benigne niwe mwiza. Mama Aurore, Uwiteka kwishimire, bakwambika iryo kamba ry'indashyikirwa, kuko nawe ubwawe urabizi ko wakoze ibyo agomba gukora nk'umuntu, ariko dushima Imana y'igushoboza kuba indashyikirwa. Oh my godness. Mama Aurore, barakunezerewe cyane. Reka imbere y'abari hano bose nsaba abari hano baguha amashyi menshi, ababyeyi baguha impundu, kuko uri umubyeyi udasanzwe. Yego, icyubahiro tugomba Imana umuremyi wacu, ndetse n'amashimwe ku Mana tubigutuye bikunyuzeho ngo dusabire, kandi nawe amashimwe ku Mana abe menshi, maze ukomeze urambire kubona ibyiza. Mama Aurore, umutima wawe ukomeze unezerwe, kuko Benigne na Sam barazirikana ko uri indashyikirwa. Uwiteka nakwishimire, maze utambuke neza usubire mu byicaro byiza. Uwiteka naguha umugisha,
muri izi ntambwe nziza ziragusobanya mama wa Lore, Imana ikwishimire kandi ibyiza bikomeze bisimburane n'ibindi byiza, maze data wa twese wo mu ijuru akomeze abahundagazeho ibyiza bye. Ababyeyi bibarutse Sam ndetse na Beninye nabo nibongere baze hano imbere. Iyo tujya gushimira ntabwo twibagirwa abatumye tubona izuba. Turi mwiza mama, singutake bwe bisanzwe abantu benshi bakabya cyane. Amezi icyenda ari mu nda yawe, wari Sam bivuga na Beninye. Untwise ugenda wigengesereye udahugahuga ngo ntahungabana. Ati gihe mbutse ntarareba kurebye neza ndanezerwa ngira ubushyimbe ntiyaza. Kuva uwo munsi imbehe yanjye ari ibere. Mama Sam ntageze winubira kumuha kabiri nubwo haba mu bantu. Ndetse na mama Beninye ntabwo mwigeze mwinuba igihe bari bakiri ibitambambuga bacyangiza ibyo babonye batazi urona icyatsi. Mwakomeje kubereka impuhwe nyinshi mubasekera mu makosa yabo. None uyu munsi barakuze bifuje gutera intambwe nk'iyo mwateye, kuko byose byatangiriye n'urukundo. Intangiriro y'urukundo yatangiye igihe cyose namwe mwabayeho Imana ibarema, none babambitse amakamba akwiye ababyeyi. Nimuberwe ni ukuri, muberwe kandi mwaraberewe no guheka. Uwiteka abahaze uburame, munezezwe cyane n'umwanya nk'uyu, munogerwe cyane no kuba mwaribarutse abatanguha abashakamba. Reka mwumve iyo ndirimbo nziza. Ni umwanya mwiza, ariko reka mbanze nsabe kugira ngo Beninye atwakire Samuelo cyangwa Samu, abana mwita Samuelo cyangwa Samu Pro, kuko ni umuhungu w'umuhanga cyane muri ibi bintu by'ikoranabuhanga. Abamuzi ntabwo bamushidikanyaho. Reka mbasabe kugira ngo begere hafi aha ngaha, kugira ngo baze kujya mu byicaro byiza byabo. N'iyi gahunda yo kumwakira yabaye, ni ukuri birashimishije. Reka rero Beninye yakira umukunzi we, amwakirize uruhisho yamuteguriye ku munsi nk'uyu nguyu, umunsi utagira ukusa, umunsi w'amateka, ndetse umunsi utazagaruka mu buzima. Ni umunsi ushimishije, aho abavuye imihanda yose bakoraniye kuza kubashyigikira. Beninye afite uruhisho rwiza yateguriye umukunzi we. Reba ukuntu bavugana shani, barimo bamubwira ati sheri wese wari ubizi. Ntabwo biba byoroshye nko kagira Imana mu uruhisho rw'umukwe, ntabwo ruba rworoshye rwose, ariko n'ay'ubusa. Samuel rwose uraza kuryoherwa, j'espère.
reka rero Beninye bagushyikirize urwo ruhisho rwiza wahishiye umukunzi wawe Sam. Hanyuma rero imbere y'inshuti y'abavandimwe ndabona ibyiza biri gusimura n'ibindi byiza byinshi kurushaho. Reka Beninye abandatera intambwe yakira umugabo wakunda uw'Imana yamushimiye kandi ikamuhitiramo. Uwiteka nakwishimire bati cheers ku buzima bwacu. Amashyi menshi mubashimire cyane. Ati ninjye kwakira ntabwo ari agasuzuguro ariko nzi neza ko ari jyewe waje usanga iwacu. Reka mwakize kubuki bwiza bukwiye umugabo nkawe. Nushaka umwongere Beninye, nushaka umwongere n'ukuri. Bano ukuntu Samuel atangiye gutoha ahise asusuruka kaya nk'intunga mbere yawe reka kuva yabaho. Ongera mwongere n'ukuri kw'Imana. Reka mbwize ukuri burya sha umva nuko di urakoze cyane uzakomeza umuhe akaramata. Samuel arabigenza atyo mufate neza mu gihumbi. Aha atireka nkwakire neza. Amashyi menshi mushimire. Arabanza arashyira mu ijigo. Ongera umusomye this way. Ongera umwongere n'ukuri. Reka burya Beninye nawe ntabwo yokeya ntabwo yayigotwa. Ntubona nuko this way. Amashyi menshi mashimire rero. Reka babatwaze maze mutambuke neza gitore kwa kundi mwabitojwe. Mugane mutwicara abami tubakwiye. Tunezezwe cyane no kuba hamwe namwe tunezerewe.